Najya murebe nesera ugatinyuka ukantwara umugabo. Wowe Monika mukuru wanjye nizeraga. Kanizera ko ibintu atenge byo kubaho. Wowe uratinyuka untwarira umugabo. Ako icyo kintu kucyumva. Utwara umugabo mumuna wawe. Ese warusiko uramuhungu. Niwe ubuzima bwanjye. N'umungu w'inzozi zanjye. Imyaka yose namaze mutegereje. Gira amahirwe ndamubona. Turi mu rukundo. Bwa nyuma na nyuma mwifuje. Uratinyuka. Mvambwe. Mbabarira amatwi mbaye. Tudapfusa. Niki wambwira? Umbwire se ko utamutwaye? Umva Beni. Umbwire se ko ibindi kubona ari inzozi. Rekeraho. Cyakoze reka mubwire. Abisi ndababonye ni mumbonye. Nta mugabo. Nta muvandimwe mu murwa byihorere. Ndakuriya nta mugabo murimo. Ahubwo kabashimira Imana kuko isa nk'igutabaye ikintu naburiye nanjye ikico nagishyira. Wa Mungu ni umugome. No kuza kukwangiriza ubuzima. Beni ukazabaho ubuzima bwe bwose urira wishwe n'agahinda. Umutima uhora ukurya kandi nta kintu wakora ngo ugereho basi uhagarika uburibwe burimo. Wese ugurarira wamusanze urarurira. Ako gahinda uri kumwene kuzicwa nako we kukatarakwica. Ese nakubwiye ngo nta kintu kimwe nshaka kumvuga. Nyuma yuko ngufatanye n'umugabo wanjye baramutwaye. Cyakoze abisi ndababonye. Gusa reka mubwire. Icyama sinzigera nongera kubona amaso yanjye. Beni niyo wambwira amagambo wowe kurota. Nukwiye kumuvandimwe wanjye. Ngaho ishime kuko utandukanyije abavandimwe babiri. Abantu b'iwanyu bose ni nk'abasazi. Nako ni abasazi. Iwanyu ni muri Karayiza. Nyuma yo kutwivurugutamo ukaza mu rugo ukaza kuri njyewe ukagera kuri murumunange utubonyemo abasazi. Akundi akankubaza. Undi nta n'ubwenge ugira ushaka kukwereka uriya mwana uba uri koshya. Umwana ungana kuriya. Uriya mwana uziga kurusha ibintu byinshi cyane. Ari byaza waho gutandagira no mu kintu cya kabiri cyabyo. Ikindi kandi nanone izo n'ingaruka za papa wanyu bigeze imbo washaje. Wowe kisi nabe nawe yabaye imbo bashaje. Yarabyaye yarubatse umuryango. We kubaye utaranubaka. Nawe wubakiye nkambona biri kukunanira. Ngeze naje ku isi muri misiyo yo kubaka. Ndabisoni. Byavuga bingana nk'ibyo akora. Nta nshinga hejuru mvugira hejuru. Rurema amahoro. Kuko rigende ibintu ukora nkumva nagusimbukira nka kuruma. Ndahari nduma. Wawe stresheje wigeze nyirandabizi watujije. Ntuze se wankundiye. Wampaye amahoro. Hari umutwe wawe nicayeho. Ejo ugaca mbese wari wiyemeje kuzengereza Monika. Ngewe nigize nk'ubuzaye maguru ya naraziritse. Umara umwuka wawe. Cunguka hejuru. Uranjyana he? Mva hejuru rero wimpagara hejuru. Ko bavuga ibigoranye imihoro ikarakara ndajya he? Ni kimwaro gusa aricaye arakanuye. Ngo nkuve hejuru. Wese wagenda. Akwiyicaza gute? Hama hamwe nkubwiza ukuri. Ugameka ngashobora yuko wafunze umuntu. Mufunga iki? None se n'igikuje umeze uryo ko mbona wacitse intege warakaye wabaye iki? Tega ngo utunganyirize imisatsi. Wabaye iki? Sikagashaka kwisha.
Sema umugozi ubu koko ndi umwe muri uyu muryango cyangwa mwaranye dose mwaranoraguye ku muhanda ndi iki muri runo rugo uragakobwa kanjye nkunda ukunda mwifate mugakora ibintu byose by'umuryango mukabimisha wamenye iki twaguhishe ma koko ubu urukwiye kumisha ko Monika yashatse mukuru wanjye siko wagira ngo ni umuturanyi umwe muramisha mukuru wanjye isi mwari kuzabimisha kugeza ryari sheri mande ukuri uretse mbanze nkubwire ndeka basi nyemerera ngo usobanurire niki wambwira se nabura nkubwira iki uransobanurira kuko ari njye wakubajije ko utari waransobanuriye kare kose umva nkubwire mandeka nabo reka nyine ubyumve ukirirwa umbeshya ngo ari mu kazi koko njye nari nabuze aho mpera mbikubwira ni iki kigoye kirimo Monika ajya kurongorwa hariya hantu sinari mbyishimiye byatewe n'amakosa ya papa wawe kutabimbwiye ngo wenda nanjye mbyishimire cyangwa nanjye nari no kwifatanya nawe mu kutabyishimira kuko ntabwo wari kubimisha sheri urabizi kuri umwana ikirenze kuri cyo wari ku ishuri ntabwo umwana wanjye yagiye kurongorwa hariya hantu bishaka umwana kugeza ryari muri byose byatewe n'amakosa ya papa wawe isi ndi umwana gute uciyeho ndi umwana murangaburira hari n'umwe wari wanyigisha uko bafata ifoke ndiyoza ndiyambika ubu se ko nijyanye sinigaruye hari n'umwe wanyambukije umuhanda nzaba umwana kugeza ryari ku buryo mumisha ko mukuru wanjye yashatse icyo ni ikintu cyo kumisha basi mbabarira njye ubwanjye nabuze aho mbihera mbabarira umuntu w'umubyeyi ugatinyuka ukambwira kiriya kinyama ngo abari mu kazi nanjye nkirwa narindagiye ngo mu kazi akazi kadataha basi wanyumvise yewe nta ruhare nabigezemo mwese ikindi kandi nari ntewe isoni zo kubikubwira isoni gute turi umuryango ariko ndabyumva kandi ndabyumva cyane ntabwo ariko icyabayeho warambwiye sheri nanze noneho wumva ukomerewe ubu se noneho ndishimye ndababaye birenze ibyo wari kumbwira iriga nanjye sinishimye kuba nicara hano nzi ngo mukuru wanjye ari mu kazi mufite ibanga mufite ku mutima mugatinyuka mwese mukandeba mu maso yawe yaba papa mwese mugatinyuka mukamfata gutyo ngo ndi umwana mukamisha amabanga y'urugo mwazambwiye niba nakintu umuryango wanyu nkazanigumira no ku ishuri cyangwa ajya no gushaka ahandi icyaguha amahirwe yo gufungura mu mutima wanjye umutima wawe nyine urimo n'ibindi wamishe ngo bimba nikoreye ngo mbwira n'ibindi wamishe ndakubwiza ukuri ubaye urureba kure ukareba intimba mfite mu mutima ntabwo ari we wakagombye kuba uri kunshinja ibyo ngibyo byose ni amakosa yawe sekonde buryo usiko ari byo bavuga ngo ikurira abana ikakurusha uburakari usiko warakaye kundusha usiko wagira ngo ni wowe wahemukiwe uzi n'ikindi ngiye gufata umwanzuro ngende njye kwitekerezaho refreshing mind yanjye kuko ndabona ibintu ntazi icyerekezo cyabyo ujya he ngira iyo navuye ngira n'iwacu mu minota zanjye rero ntazo wampaye uzajya kuza kuba wazihaye again wongeye ndeka nari ikintu wambwira ngo njye nyumve ndeka njyenyine wampaye umwanya nkagusobanuriraho bikeya mu byambayeho mu byo naciyemo nabyo ni ibinyoma nyine nk'uko umenyereye kumbeshya
ngo mbwira ndi umwana sawa ngo mbwira ibyo abana bakeneye kumva. Beni Mbwira ni ryari umwana wawe. nakubeshye? Koko Ni ryari watangiye kumfata nk'umunyabinyoma imbere yawe? guhera uyu munsi. Niki ntabakoreye? Ahubwo se wakoze iki? Kwifata ukamisha ibanga nka ririya koko? Beni uzi inkoni nakubiswe kubera mwebwe. Urazizi? Uzi intambara y'ubuzima narwanye kubera mwebwe. Wibaza ko nishimiye kuba umwana wanjye yaragiye kurongorwa hariya hantu? Ngo mbwira byagenze gute? Byose byatewe na so. Gute nyine? Papa wawe yariye amafaranga y'abandi. Arya amafaranga amubwira yuko azamuha umukobwa. Ntabwo nari nzi ko umwana wanjye azagurishwa nk'itungo. Papa yarakenye agera hasigaye atugwatiriza mama. Ntabwo ari byo byonyine. Papa wanyu yabuze amafaranga yo kwishyura. Umusore wamuhaye akomeza kumutitiriza. Birangira papa wafashe icyemezo cyo kugurisha inzu. No utambwira ko tugiye Nabiganiriyeho na mukuru wawe. ahitamo se kujya gusanga umugabo ngo kuko papa agiye kugurisha inzu. Nabyo twabiganiriyeho. Ibintu uri kumbwira biracana. Umwana namubujije kugenda. Harabyanga. Ambwira ko adakeneye ko nandagara muri rigori. Ahita afata umwanzuro ugayitse wo kujyayo. Beni mwana wanjye kubiguhisha si uko nkwanga, ahubwo nuko nababajwe n'ibyabaye. Ikirenze kuri icyo nabuze aho nabigarurira. None nawe usigaye ahangaha utangiye kunyurira ko ndi umubeshyi. Bivuze ko Monika yemeye kwitangira umuryango? Yego. Hejuru y'amakosa ya papa? Yego. Gusa mama kubera iki koko papa buri gihe uzahora wihangana? Wese tukigenda papa tukamuta. Nuko zubakwa. Sima wenda yaba warabimbwiye kare ubu siba nariyakiriye. Ahari ikintu cyo cyari igihe. Wari utegereje umunsi nyine bizancanga bikivangavanga n'ibindi bintu. Ese jana ukora iki? Unje gukora iki? Ako Beni wabaye ite koko? Wabona ndifuse icyatsi se? Kumana yanjye. Mubwire ndabizi nicyo kikuzanye hano. Ntacyo nakubwiye. Mvuga iki wakivuze wowe uguhurudutse wari uruje hano gutyo gusa. Ese ubwo Beni wambure ukabibwira mama. Wamubwiye singoye isi mama wese bamufitanye amabanga. Irika karaho ngaho. Ama kambyivugire. Atinyuka agenda ajye kwishingira kuri shire wanjye. Shire wawe wanjye. Ariko nk'abana Kuyirebesha gutyo se nkaho utabizi. umuntu ashaka ko nziyahura. Siyahura. Bwira umukobwa wawe wagiye kwiyahura ku mugabo wanjye. Nako shire wanjye. Nako twari dufite gahunda yo koza umugabo wanjye. Umugabo Lorenzo umugabo wawe. Lorenzo wanjye byongero wanjye. Aho twahuriye urahazi. Ese Sima kuki mumbabaza ibintu byose mba mfite murabizi. Beni cicika. Cicika. Umuntu Lorenzo uramutwaye. Ndavuze ngo cicika. Wishaka kwigira umuntu uzi ubwenge bwinshi Beni. Sima we ntabwo ari Lorenzo ari uwanjye. Ndavuze ngo cicika ariko Lorenzo uvuga uramuzi. Lorenzo uvuga uramuzi. Wanjye nyine unkunda nanjye nkaba mukunda. Cicika aho ngaho. None si ibyo ukavuga bingana nkako. Uri wabuze abahungu muri Kigali kugira ngo ubwo warebye ukuntu Lorenzo wanjye ari mwiza ari boga. Man, njye ntabwo ndi bubyemere Lorenzo wanjye durukameze. Uransubiza umugabo wanjye. Mana yanjye inzu ngera ndambi ngaho amabanga yabo sheri wanjye baramutwaye Lorenzo oya. Buriya niko kagiye no kumwishinza. ariko ubwo bukweto ugiye buterura byakunanira. Ngaho mbwira. Ibyo ndiho numva ni ibiki? Mama ubwo nagenda taha. Ntashye nsanga Lorenzo ari kumwe n'umukobwa mu cyumba. Ibyo ni ibintu menyereye. Narabyakiriye ni ibintu numvaga nyine ari ibisanzwe nk'ibindi byose kuko ntabwo bwaba ari ubwa mbere abikoze. Mama icyo cyaje kumbabaza.
nuko naje gusanga uwo mukobwa bari kumwe ari Beni. Beni wanjye? Beni uzi tuvukana. Arangije arifata, arambwira ngo Lorenzo ngo aramukunda, ngo barakundana, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo ngo baranaryamana. Nsubiriramo, ni Beni nabyaye cyangwa ni Beni? Nonese mama, hari uwundi Beni uzi nakubwira? Ye mana yo mu ijuru. Beni. Ariko busi yarushye, sinabyariye ubusa. Ndumiwe ko Beni wanjye aryamanye n'umugabo wawe? Aryamanye na Lorenzo, yamfigira y'umuhungu uzi nagiye. Ubwo se asohotse mukubitanya amaso byagenze bite? Bigenda gute se kundi? Sibyo kumbwira ko amukunda. Hari sheriwe kandi bose ngo arankunda ngo kandi nanjye ndamukunda ngo mwe. Ndumva numiwe, ndumva nguye mu kantu, ndumva mbuze icyo nakora. Beni, ariko Lorenzo mu mitwe y'abakobwa banjye. Mu mitwe yacu twese mama yabaye virusi y'umuryango. Yenda vayo. Nk'ubu uvuye amaze. Paul Yudis. Ndakubaza uvuye he iki gihe? Uvuye he? Arane nagiye. Aho wari wageneye? Papa nawe rero urakabye. Nuse kugenda ujya ngo nusaba uruhushya. Utasaba uruhushya none wawe? Ko papa wajya umenya ko nakoze. Usiko kimfata nk'umwana. Urase bivuze iki? Imyaka 15 3 umaze kuvuga ko umaze gukora? Usiko kimfata nka teta wa kera cyangwa bebe. Undi Beni. Uracyari teenager. Nuse imyaka yawe iracyari hasi. Ikenewe. Kabye ibintu. Nzenge kugenda nze ukomanga kucyumba ngo papa. Utambaza se gusora rya ngo uzabaze nde? None simba mbangutse reba haracyari kare nyine. Ntago banza umbwire uvuye he? Nyine arane nagiye. Hehe. Guhura n'umushite wanjye. Umushite wawe nyabaki? Umukobwa w'umuhungu? Bana umukobwa. Yitwa nde? Nisoko mfite abacuti benshi. Nyine yitwa nde? Nyine wandi w'inzobe. W'inzobe? Nuwahe? Ko namwibuka. Aba mu mujyi. Nako nihakorera. Nihakorera. Usigaye utangiye kudiringa n'abantu b'abakozi. Papa nagakora akazi ko mu rugo bacuruza mu mujyi. Bacuruza mu mujyi. Ese mugihe nawe nkubajije akazi ko mu rugo cyangwa akazi akora? Nese sa nyine kuba acuruza nacyo ni ikibazo. Sinumva atari ikibazo, ikibazo gihari nuko wowe ntago igihe cyawe cyo kudiringa n'abantu bamaze no kurenga mu bwonko no mu bitekerezo ko ibyo ni naho bihuri nta nubwo akabaye unabegera. Ko papa uzamenya ryari ko twakuze. We buri gihe ukomeza dufata nk'abana. Ngubu nzenge kujya mu mujyi ngusaba uruhushya ngiye gura no mu nshuti ngusaba uruhushya. Ejo bundi uzambwira ngo nkwereke n'ifoto ye. Nyine ahubwo none ahandagira ngo munyereke umbwire uwo ari we namumenye. Kandi nta nubwo byari bikuye ko ugomba kugenda utasabye uruhushya. Nzamubwira aze kudusura nta kibazo. Gusa nabyizerane ko ari uvuye kureba. None se hari umuntu ubonye tuzanye? Hari n'imodoka ugeze umva ku muhanda basi uvuge ngo banzanye imodoka. Urifuza kuzanwa n'imodoka n'amamodoka? Basi nta kintu njya kuvuga ndumva ndi kuvuga ibintu byose ukahita ubifata ukundi. Ntusinabifata ukundi. Ubu ngubu wambwira amasaha kuva mu gitondo nani cyangwa ngutegereje. Papa ntabwo nagiye mu kanya. Kanya karyareze. Mwese ubwo wambaye gutyo uza kunegereza hano nubwo wagiye ku kazi kandi nanagiye wagiye ku kazi. Ngende kukubaza aho uvuye kandi nongera kumbeshya. Papa naho akubwiye. Kuko usigaye usubiza ko wishakiye.
uravuga usiga uvuga uko wishakiye muri iyi minsi. Aho se ayo mashuri muba mwagiye kwiga muri interinama ni uko wabigisha nta nubwo baha byibuze kwiga mukamenya n'umuco? ese papa sinaje nka gusuhuza umuco wundi nari kuba mfite no wowe nagusuhuje. Umwana iyo avuye mu rugo arasezera kandi umuntu akamenya ahantu agiye akamenya gashoboka aho agiye ariho koko hanyaho. Hako nagiye nta muntu hari nari gusezera. Ntuzi telefone yawe imaze iki? Ubwo ngo amagori ku kazi ngo buying. Ntabwo ari telefone. Nzajya ngo amagori ku kazi ngo ndagiye. Nkuko bimeze. Umva aho bigeze Lorenzo arakabije. Arakabije pe. Arakabije cyane kandi dufite ubwoba pe. Rero ibi bintu papa akwiriye kubimenya akankora muri rya rugo. Hafi. Uramenye. Ngwiki. Ntabimenye. Nuko bimira bunguri. Nta iryumva icyo kintu wibeshye. Ngo papa wanya kimenye. Kubera iki se? Ese papa wanya akakanyura mwibagiwe. Mfite ubwoba ko yakongera akabinyamaswa nka kera. Uvuze ngo iki? Ntabyo uzi. Ibigize kandi? Papa wanyu kera yari umwicanyi. Uvuze ngo iki mama? Niyo mpamvu rero ndi gutinya ko abimenya. Yakora buri kimwe ku bana be. Papa? Ibintu mbwiye ni ibiki? Ndamuzi cyane kukurusha. Ninjye wamushatse ndamuzi. Ndabashaka bose. Inzira mu gihe. Musobanurire nona ibiri kujya mbere kandi nta na kimwe mumpishe cyangwa mumbeshye.